ugakora hano kuri kuri edit, edit. warangiza ugahita wizira hano kuri security, Ndahabona kuri security. warangiza ugakora show character. Urabona wifi ya yira unique yitwa unique arbaz 223. Wow, ndabona bikunze. Ubu buryo rero ni ubwa mbere. Uburyo bwa kabiri n'ubundi tukira man, bimeze biteze? Ni sawa tunariwe. Ndabona uhuze cyane uri mudukize. Man, nendi gukora tuno tuntu twa AI, urabona ibi bintu bya AI bimeze nabi muri iyi minsi kabisa. Uranyibukije. Man, maze iminsi mfite ikibazo gikomeye cyane. Ahantu njye nkunda kujya kuri network, none najyana y'imashini yanjye ugasanga nyine umuntu waho akiriyemo password. Hanyuma yamara kugenda nkaza gukinira kuba wenda nayifata nkayishyira nko muri zindi devices zanjye cyangwa telefone n'ibindi. None ubwo nta kuntu wamfasha ko njya mbona utuntu nk'utu twa tekinike tuzi cyane? Uravuze ngo ujya kuri network ahantu umuntu akavuga ati zana ngushyiriremo password. Yego rwose. Hanyuma we yamara kugenda ukumva ukeneye kureba iyo password, cyangwa se ukakenera kuyisharinga wenda mugenzi wawe. Mba numva nyine hari igihe nkenera kuyireba uyishyire muri telefone, ariko no kuyimenya nibyo. Okay, imashini yawe urayifite? Imashini yawe ndayifite rwose, iri hano. Okay, reka nze nkwereke rero. Akira rwose, nyereka ukuntu ibintu bikorwa. Ubundi rero ibi bintu ushobora kubikora mu buryo bugera kuri bune, ukabona password iyo baguhaye iyo wifi. Yego rwose. Ikintu cya mbere ugomba kumakinga sure, nyine ugomba kumakinga sure ko wigeze kwiconnecta kuri iyo wifi, sibyo? Noneho iyo umaze kubona iyo wifi warayiconnectinzeho, dore uburyo bwa mbere ngiye kubukwereka, sibyo? Hari uburyo ushobora kuba uri kuri wifi festival, sibyo? Ukaba usanzwe uyiriho, uza hano. Iyo umaze kuza hano urumva ushobora gukanda hano kuri network. Yego, ndi kuhabona. Ahangaha handitse ngo network and internet setting. Yego, ndi kuhabona. Sibyo? Hanyuma ukaza hano kuri network, kuri wifi. Yego. Urabona nta wifi wenda uriho, sibyo? Ukayigira on, sibyo? Noneho uraza wenda urabona hano hari wifi yitwa unique. Urayibona? Yitwa unique. Uramanuka hano hasi, hari ukuza hano kuri advanced wifi network property, ugakora hano kuri edit, warangiza ugahita wizira hano kuri security, ndahabona kuri security, warangiza ugakora show character. Urabona wifi ya yira unique yitwa unique arbaz 223. Wow, ndabona bikunze. Ubu buryo rero ni ubwa mbere. Uburyo rwose ndumva afite amatsiko yo kumenya uburyo bwa kabiri. Ushobora kuza ahangaha kuri view. Aha bisanzwe urabona view wifi security key. Ndabona rwose. Ushobora kuza ugakirika hano. Urabona n'ubundi barongeye barayitweretse ko password igaragaye we. Ariko hari n'ubundi buryo. Ubu buryo rero bwo akenshi bukora ku mashini no ku abantu bakoresha nk'ama Windows 10. Urabona iyi yawe mbonye irimo Windows 11, sibyo? Icyo gihe wowe wiyizira ahangaha ukandikamo control panel, kaza hano muri control panel. Iyo umaze kuza hano muri control panel uza hano muri network and internet. Ndahabona kuri network and internet. Wahabonye? Ndahabona rwose. Hanyuma iyo umaze kuhaza ukanda hano kuri network and center sharing. Ndahabona kuri network and share. Warangiza ugahitamo ya network wiconnectinzeho. Ndabona ubu ngubu noneho ari kugaragara iyi ngiyi yitwa 19. Yego, turaza kureba password yayo nayo. Hanyuma iyo umaze kuyibona ukirikaho. Uri kuyibona ko dukiritseho ya network yacu yitwa 19, sibyo? Ugahita uza hano kuri wireless property. Ndahabona. Ukahakirika. Yego. Urabona n'ubundi tugeze hantu ho twahereye. Ugakanda kuri security, ukagira show character. Urabona uyu nguyu password ye ni 0 gusa. Noneho
hari ibindi bintu rero njya numva bavuga ngo bya CMD ariko ntago mbizi bya CMD ibyo ntago twe twabikoresha ngo tube twabona iyo password. CMD ubundi mu magambo arambuye bivuga command prompt. Yes, command prompt. Okay. Cyangwa se PowerShell biterwa nyine na device uri gukoresha. Ariko noneho ahangaha ubundi iyo bimeze uko nguko niba ubikeneye muri CMD no dukode dukeya tutagoye cyane ariko bigusaba nyine kudufata mu mutwe. Yego. Hari uburyo bubiri bwo kujya muri CMD. Sibyo? Hari ugukanda window kano kantu kameze nk'akadirisha ariko kagakanda kuri keyboard yawe then ugakanda no kuri R. Hakaza kano kantu kitwa run. Ukajya muri CMD ukandikamo hano CMD uko nguko CMD. Ukanda enter. Iki gihe imashini yawe ifungukira muri CMD. Ubu ni uburyo bwa mbere bwo kujya muri CMD. Uburyo bwa kabiri ni ukuza hano kuri command prompt ugahitamo hano handitse command prompt. Aho ngaho niho nkunze kujya mbona cyane. Ubwo ukirikaho n'ubundi nanone bifungukira hahandi. Ndi kubibona. Hanyuma ushobora kureba liste y'ama wifi wigeze kwiconnectaho. Icyo gihe wandika command yitwa net uko nguko net. Sibyo? Ndi kubibona. Ukandika WLAN ubwo ni wireless local area network. Sibyo? Warangiza ugashyiraho ijambo profile biri mu bwinshi kuriya mbyanditse uko nguko rwose. Ubwo unabyandika no mu nyuguti ntoya kuri ameze. Niyo wabyandika mu nyuguti nkuru kuko ari hano nta kibazo ariko ubyandika uko nguko. Sibyo? Ugakanda enter. Nshobora kubona ko nibagiwemo akantu gatoya. Agashyiramo nta kibazo tukareba. Ugasubira inyuma wibuke ko nisubira inyuma ukoresha arrow cyangwa se reka nsibe kugira byorohe. Ushyiraho ijambo show niryo twari twibagiwe. Profiles. Sibyo? Profiles. Yes, uko nguko. Ugakanda enter. Urabona mfitemo wifi. Sibyo? Hariyo mbita 19 D-Link ni unique. Ariko niba wibuka twarebeye D-Link, twarebeye 19 turebera na unique. D-Link yo ntago twayirebeye ariko zose ndagira ngo tuze kuzirebera hano nta kibazo. Sibyo? Iyo ugeze aha ngaha rero urongera ukandika ya command yawe twari twanditse hara hejuru yitwa net. Buriya nta kuntu wayishyiramo bidasabye kongera kuyandika, nta kuntu wabigenza. Yego birashoboka, reka manze nyandike ninsubira ha kabiri ndaza kubikwereka. Sibyo? Net. Sibyo? WLAN show profiles turi kujyana. Turi kujyana rwose. Utwandika ahantu kugira utatwibaza. Hano mfite agakarine ni kujyana. None ukareba network imwe muri ziri ufite. Dufite 19. Ukandika 19 ni izina rya wifi buriya. Hanyuma ugahita ushyiraho key iko clear. Turi kujyana. Natwanditse rwose. Net WLAN show profiles 19 key iko clear. Ugakanda enter. Ubwo ni ukuvuga ngo ahangaha muri security settings urabona ko bakwereka ko authentication ni WPA 2 person. Bakakwereka buri kimwe. Hanyuma hano handitse key content ni yibiri password. Aka kantu niko password. Sibyo? Kandi wabonye ko hahandi twayirebeye twasanze 19 n'ubundi ari amazero. Reka turebere ya yindi yitwa unique. Noneho kakantu warumbajije ushobora gukanda kwa kakantu kuri keyboard ka arrow kazamuye hejuru. Kaga fresh kareba hejuru. Ya command warumaze kwandika ihita igaruka. Ugasubira inyuma ho gatoya. Wamara gusubira inyuma ho gatoya ukandika unique. Ukandika unique sorry. Nuko nguko byari byanditse ahari niba ntibeshye. Yego. Sibyo? Ugakanda enter.
already urabona ko ya password twongeye kuyibona. Yego ndabona yabonetse. Ibi ngibi. Wow. Okay. Wow. Ewane kabisa. Niba ubona aka kantu kagufashije ngaho kora subscribe.